mu rwego rwo kongera agaciro ndetse no kongera ingano y'imiti gakondo ikorerwa mu Rwanda. Abavuzi gakondo barashishikarizwa kubyaza umusaruro ibimera byo mu Rwanda ndetse no kwitabira guhinga ibimera ku buso buhagije. Jean de Dieu Ndacyayisenga, umuyobozi w'umushinga wita ku bimera bivamo imiti Together We Can Work, ari nawo ukomeje guha amahugurwa abavuzi gakondo bo mu Rwanda, yatangaje ko bafite gahunda yo kongera ubusitani buzajya buhingwamo ibimera bikorwamo imiti gakondo, bityo n'umuco wo guteza imbere bikorerwa mu gihugu ukimakazwa n'abanyarwanda bose. Impamvu twashatse kuzenguruka igihugu cyose no kugira ngo abavuzi gakondo babigira umuco, ndetse kugeza naho bizamanuka buri muvuzi gakondo akagira jaride ye, akarima ke k'ubuvuzi ku ruhande rwe. Ikindi ni muri gahunda yo kugira ngo ibimera bivura, hari ikimera gishobora kuba gikunda mu majyaruguru kidakunda mu majyepfo. Buri gice byose by'u Rwanda twe dufitemo ibimera bitandukanye, kandi bihingwe ahantu bikunda kugira ngo hazaboneke umusaruro ushimishije. Gafaranga Daniel, umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, yavuze ko uyu mushinga ugiye kubafasha kwita ku bimera bigenda bizimira nyamara bifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi, harimo n'izitavurwa n'abaganga ba kizungu. Hari ibimera bigera kuri 700 abanyarwanda bari bamaze kwibagirwa ko bivura. Umuntu akabona igiti gusa ntavuga ati iki giti gishobora kuvura indwara runaka, ariko ibyo biti byose biri ku rutonde, ku buryo tugiye kuzabikusanya tugakora ikigega cy'imiti muri buri karere. Noneho icyo kigega icyo kizamara, icya mbere tuzashobora kuvura abanyarwanda benshi indwara zitandukanye, icya kabiri n'abakerarugendo bo mu gihugu n'abo hanze bazajya basura uwo murima. Gahunda yo kuzamura imiti gakondo yo mu Rwanda kandi yahagurukije impuguke zikora ubushakashatsi ku bimera, dore ko nabo bemeza ko bagiye gukorana bya hafi n'abavuzi gakondo binyuze mu mahugurwa ku mikoreshereze y'ibihingwa biboneka hano mu Rwanda. No kureba uruhare twagira nk'abarimu, nk'abashakashatsi mu guteza imbere by'ubuvuzi gakondo. Mu bushakashatsi dufite ubufatanye guteza imbere iby'ubuvuzi gakondo, mu buvugizi kuko tugera hirya no hino. Kuba Leta y'u Rwanda yaratangiye ubukangurambaga ku bikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda bizagira impinduka nyinshi kuri buri rwego. Gusa abavuzi gakondo baratangaza ko biteguye guhangana n'indwara zose zivurwa n'imiti ya kizungu nyuma y'imikoranire myiza na Leta ndetse no kwigira kuri bagenzi babo. Turabyiteguye, tuzazivura kubera ko yibanze mvura indwara runaka, kubera ko ntari nyenyine umuvuzi gakondo runaka nawe arazivura, kuko uwo ntashoboye kuvura muhereza ku wundi, cyangwa se tugasasirana ku buryo twuzuzanya. Umuti ntafite nkawaka mugenzi wanjye, uwadafite akawunyaka, noneho tukuzuzanya ku buryo tuvura abantu. Umuyobozi yatumye tujya mu makoperative nk'abandi, ubwo ngubwo nyine tufatanya, ukunaniye umushyira mugenzi wawe, noneho ugaterefona nk'undi mwakoranaga muturuka hamwe mwamwogeza no n'Igisenyi, ariko mugenda mubwirana nyine uko ameze naho ugereje mugenzi wawe. Ntabwo twahinyura iby'abaganga kuko nka malaria ntituyivura, ushobora kumuha ibinini, bambe ushobora kumuha imiti, ariko akaba akeneye ibinini bya malaria, imiti y'ibyatsi kabitamuvura. Uyu mushinga wo gutera ibimera bizajya byifashishwa mu buvuzi gakondo uzatangirira muri buri karere, aho bizahingwa ku buso bwa hegitari 30 mu gihugu hose, mu gihe ubusitani bw'icyitegerezo buri mu karere ka Nyabihu ku buso bwa hegitari 4. Uyu mushinga Together We Can Work ukaba ugamije kuzamura urwego rw'ubuvuzi gakondo mu Rwanda muri gahunda yo guteza ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda. Biziyare Mitasiye, Clouds TV.